mumbabarire noneho abantu bawe bashaka kuba bakunda Liliyoza guhamagaye kangahe ntago nakuvugiyemo madame ntago nakuvugiyemo madamu kandi ntago namuvugiyemo ko nukuri ntago nakuvugiye rwose nabyubashye urimo urazamuka nkahita ntuza nkaceceka mbabarira utuze wicare utuze mucira umugani mu Kinyarwanda ishwima ntirigemuka ako Godfather koko yesiyo mipango umuhungu w'igikondo kwe jya muri big screen yameze nk'abandi banyaye ku muhanda nashyizeho abiri mwana nyamara dore uyu nguyu yameze nk'abandi banyaye ku muhanda kabisa turi kumwe mujye kuri Twitter niho nashyize aya mafoto uzwi ko umuntu ashobora kumugwaho neza yo waba batindi baba bafite itsinda birira bagiye kwa muganga muganga aza kumvura naramuta ariko ndaruhuka namukubise ubushi neza namaze mu cyumba iminota 40 arimo kurakunda ubwo arimo kureba ibibazo mfite mu nda yewe ko mwumiye ko gisaba kanze urani baby ngaho kiri umukobwa umbwira ko ateye neza kurusha uriya make up iramufata kurusha bamwe muri ahanga Liliyoza abakunzi bawe bakwimye ijambo sinjye uri kwimye abakunzi bawe bakwimye ijambo aya ndemu yagushutse yagize ngo bagucunaguze yakaba gushyira muri big screen hanyuma noneho ugafata ijambo ukatubwira ikintu sindagera kuri 10k mu yingeze hano uyigeraho nta n'izigera ugeraho erega baguha amakwera kunyura hejuru kubera uri mugufi ngo iki ya makwera bagiye kwagukanda kunyura hejuru shago twangiye nawe ukuntu unsebye guys munyikandire nibagukandire ko atakunyura akajya kuri gasuko ariko uba wansebeje utananzi nikukubwira noneho ibintu burukira ni ibintu byo nanakwiha ngenyine nikukubwira bikakunsakurira irahushije noneho ufata umushije bari bagiye kwikana kuri baby kubera ubugufi bwawe urayifata ayiwe sawa nyine ariko Godfather uzi nubwo ngo najya ni mugufi uzi nesa sigaho ndekera nukuri kw'Imana reka ariko nesa giye twarahuye muhanurira amapera ndebera none ngo tugara ngo aranambona we twarahuye nesa muhanurira amapera bro tasuku buretse ntubeshyere nesa ndamuzi ngiye twarahuye muhanurira amapera imbabazi ngiye ntago nabyemera Godfather ngiye uranzi Liliyoza agiye guhamagara abantu ngo bamukande oya ntubeshyere nesa kabisa akoze cyane much respect koze cyane mupange pano ahangaha muri kugenda munsatiriza wanyara akasaba kumira ukire nanyikandi yo nkagera ndi mugufiya ngo none mungeze kuri kam none se ko nawe duteye umugongo kavanguza aje kandira ku bagabo gusa abagabo ko bafite icyo bamarira wowe wamarira iki urabyumva ntazongera kumva we narubwo uraganda ejo warabyiwe nta kintu ufite ntabwo ndakandaho ntadiri kuvuze my reka myuti ndapfuye Godfather ndapfuye Jesus mundebere ngo ninde my lord brother niwe bakanze iwanjye byose bigiye Jay bigiye see what we call love urukundo bro ni wowe thank you Jesus kamindure kamera kamfungure kamera kubera wowe thank you one more time thank you ariko se uba ubwire Godfather yewe gawe uburetse gato mumushimire Godfather yo Milo urumva sigaho buretse gato nyine ubwire mise mbaririza amakuru ya Milo
ntabwo akuzi mu mazi. Oya nyine banza mwumve. Yego. Mise mbaririza amakuru ya Mailo. Ndakumenyesha ko Liliyoza agiye kubanamo. Ngafite uruganda rucura amamodoka muri New York. Ibyo ntabwo bivanaho kugira ngo ayo ni amakuru rwose mise mpabwa. Ayo ni amakuru rwose mise mpabwa. Aba mu Budage. Uzi ko umukobwa wawe bita Nuza? Uzi ko umukobwa wawe bita Jessica? Ngo yigeze gutanga urutonde rw'abantu bagiye bamunyuramo. Ngo ntago yari yawe. Ko Mailo yanditse. Yari yande? Mana yanjye yari yanjye. Arayobeje navuge nyira Mailo yari yande Mailo. Yari Mailo ngaho yohereza iwanje. Ngo yari yande. Ibyo bwa kabiri. Yari yande. Yari yande. Ayendem. Yawe. Demu kwa umuvandimwe urumva haraho bigiye none se kwa Yandema ari umuvandimwe. Ariko rero urabona ko banyishyuriye Apollo Godfather. Ni nare yanjye ya mbere bayitegeka kwa Godfather. None se ariko abantu reka nkubwire rero Ayandema kakubwira ikintu kimwe sibyo? Aba bantu none se Mailo n'ubwa mbere ampaye indege. Ayandema. Kubera ikibankano erega babasha baje bagukunda byukuri niba yari yawe ngaho nayigwe tubirebe baje bareka kuri manganya nayigwe tubibone ariko ngiye Mailo wanyishyuriye ka kantu Godfather akahe ka kantu nkubwiye kuri mu manegeka banza wumve hano agenda atambaye divorce ku bagabo babyara mu gasozi icyo kintu ajya kugikora ucura umugore wawe inyuma ariko ikivuyemo ntabwo kiba kigomba kugendera mu cyaha twakoze nimba waramuha amafaranga yo kuramo inda wawe n'ututereka mu mwana wanyu kandi ari umwana agiye kujya ku ishuri yirirwa mbaza papa iryo ni ipfunwe nyine aba afite ry'ibyaha aba yarakoze ibyo ni bitije umukobwa yavuze ngo abantu bamuciyemo. Uwo ninde? Jessica uhe? Jessica Musanze. Ariko mani Jay ibintu byo indege ziri kumanuka ndebe ahantu ntwaye kabisa. Ako Jay yavuze abantu banje bro ndumiwe. Umusa reba urumva urabona kuri mu manegeka urumva nukuvuga ngo Liliyoza agiye kugera hara hejuru. Ubwo n'ubwangati ngo ntacyo ntano yagera bwo kusubira abona ngo nubuki n'ubwangati abari umusuzi uva unyuno mu kanwa bro. No n'ubwangati ntano yagera ubwo urabona ibintu bimaze amasaha abiri. Ibintu bimaze amasaha abiri koko. Mbega gucunaguzwa ndapfuye gaso uri mu gaso Mutavu ndagushimiye Mutavu niba ukunda Liliyoza birahindutse Liliyo. Thank you Mutavu. Guys munyikandireho basi twigendeje. Guys munyikandireho. Kwagiye. Guys munyikandireho None Ayandema ngo irandege yari yawe byanyabyo. Guys munyikandireho arimo no kunyandikira. Oya yandike urebe. Okay. Yesu Kristo. Thank you Mutavu. Thank you Sharon. Guys munyikandireho. Guys munyikandireho gake. Ntabwo guys abantu nimwemere ko Liliyoza tunaguza gaso ntabwo nemera Guys munyikandireho. Kandi murana ko ndi mu muhanda nari kuba mbyikorera nimwemere ko Liliyoza kandagiza akarenge cyara hejuru. Guys munyikandireho. Ntabwo nshyigikiye kubona Thank you Mutavu. Mva nzamura ubwire uwo muhungu wawe aceceke. Ntabwo nigeze nishimira kubona. Ntabwo nigeze munyikandireho. Acecekesha uwo muhungu wawe kandi aceceke bya nyabyo. Kandi umumyutinge nk'uko wamyutinze. Munyikandireho. Ntabwo nigeze nishimira kubona. Kandi amyutinge nk'uko namyutinze mu mumyutinge nk'uko mwamyutinze. Ngaho guturagurika avuga ariko nyine ureke ibyo wakoze ntabwo byashimye. Ibintu byo gushaka kuzana ikintu cy'ikimenyane hano. Please. None se nabwo kibari guta umuntu w'umugabo ajya kuri nzo kwamarira. Kubahane gasuku naceceke. Thank you. Hanyuma
murakoze cyane abantu mu mpaye ijambo Imana ibaha umugisha kandi isubize naho mukuru ngaho wakoze warukoze cyane kuvuga ngaho nakubwiye ngo uyu n'ubwangati mu muvanemo nakubwiye ngo n'ubwangati toka wewe toka makake toka gasoko vamo namanukeye hapa tunataka kuona sasa mchezo vuga heri guys muhande icyo nshaka kuvuga nago nshaka njyewe ntago nkunda ibibazo sibyo mubanze mumenye iki kintu turanganya reka kuvuga reka kongera gusa buretse gato oya reka kongera buretse gato reka kongera mwana va muri biyoza reka ibyo bintu kugira ikintu ushobora gukora ni ukuza kuvuga wirukanka nk'umuntu uri gusambanya umusazi nibyo byonyine ushobora gukora bitari ibyo mbabariro cyo nkwereke gutembereza uburayi reba video ngwino gutembereze ngutware uburayi ukiri mu Rwanda ngwino thank you Eric ntusura ngo nutse ibyo ni ibiki thank you Eric oya igihari nuko abantu banje bagiye mu mwanya wo kwimata turategereza kandi ndavuga toka kinga sana ataidi mfite ngasura sobirijwe bamwe thank you Eric thank you abahungu ndabafite gano humura wo reka turebe Romeo utinga gasomye utinga ndashaka kuvuga yuko buri rugo rwose rugira amategeko n'amabwiriza yarwo ntabwo uzajya mu rugo rw'abandi ngo utangire gutanga amategeko niba umuntu aje mu rugo rwanjye yumva warukoze nakubwiye ngo uvuge usambanya uvuge wiruka Mr. Kerida uvuge wiruka toka we nyangaraga toka baze nguririsha toka we guys mukomeze mukandi gaso Thank you so much. Kalisa. Thank you so much. Mumure muri wanyara abantu muri hano. As long as my people they have security kandi bahagarariwe nanjye nta muntu uzigera basuzugura urumva iriya ni live yanjye nubaha cyane kuba uri umwe influencer cyangwa ukora uzwi cyangwa se ufite abantu bagufollowinga ntabwo biguha uburenganzira bwo kuza kuri pano yanjye ugafata umuntu wanjye ukamusuzugura uko wishakiye. I will never accept that. Nkuko njya ku ma live y'abandi nkayubaha nkuko bayatwara nanjye nuza kuri live yanjye tukakwakira ujye uganira n'abandi nkuko tuganira kandi ububahe ariko ntago waza ngo ufate abantu nkunda ngo basuzugure nurangiza uzuvuge ngo riri ngo ndaje ngo ngufate ngo ngiye ngo ndaza ngo kukubaga ngo ndaza kugukora ibi. Twubahane unyubahe nanjye nkubahe hanyuma ubu buzima bwa live warukoze cyane yuzuze imyutunga ndakumyutinga shaka makwenda kugeza hejuru bone kuvuga fungura mic yawe gaso ijisho turongeye turaribonye gaso kufungura mic yawe nta mahoro nshaka Jay ni gutuma naza kwibatatura aho bro uratuma nzarimo ijisho bro ndizane bo bitwaye iki urya kwa nyina erega ari matatuye ari matatuye wo muratuma nzarimo kumenya ntabwo nazanyemo n'ijisho kwera ibi ni erega nawe arafashe ijambo amufashe ijambo aravuze mu byange nakubwiye ngo aho ndi ngo ni mutavu biriya byari ibya nyuma bari bamubwira ati mbabaro binkorere ngo kugira ngo avugire ibyo avuga ni deni afashe uri kumva ni deni jewe rero kankubwiza ukuri ntabwo nabona ubusobanuro bw'ibi bintu baza kuvugaho urumva ariko tishaka ko akomeza kumvugaho nicyo cyonyine kuko ntabwo ngira rero ntuve muri big screen kuko najya muri big screen agomba kuvuga we nta kibazo jewe ndahanga rwose umura barabikora kandi nakubwira ko amakuru ndi kugukara abantu bangiye bose ni abantu bakunda Imana uri kumva ni nayo mpamvu nyine ubona barimo barabinkorera kuko bakunda Imana
guys mumbabarire noneho abantu bawe bashaka kuba we bakunda iri yoza guhamagaye kangahe ntago nakuvugiyemo mada ntago nakuvugiyemo madamu kandi ntago namuvugiyemo ko nukuri ntago rwose nabyubashye urimo urazamuka nkahita ntuza nkaceceka mbabarira utuze wicare utuze mucira umugani mu kinyarwanda ishwima ntirigemuka ako godfather koko yesiyo mipango umuhungu w'igikondo kwe umuntu we akantu buri muntu wese afite ndagira ngo mbereke abo batindi bo kuri no mudamu uri kumva yuko nta numwe ugifite ubushobozi bwo kuba yagira akanda noneho mbasabe mw'abantu mube munyikandiraho gake gake ubu bagiye kongera kujya kuguzaguza bagiye kongera kujya guterateranya bagiye kongera kujya mube mu nkanda nemeye rwose n'umutunu wanjye ndebera ndawubereka mumbabarire vuba ntimutumarengaho vuba